Ko ni akahe n'ubushati bwa maya mbahebanye uyu muntu ni papa ariko wajyumva simuko mbona ataraza aho ndakomeza mutegereza ahangaha n'amasaha ageze ndabona ukuntu naniye. After umvawe watunze mwana urabona mpagaze kuzana ibintu bakoze ihangane nakerewe ndabizi ko ihangane akureba igihe nagereye ahangaha twavuganye ko mvuye mu rugo umbwira ko uje nta kote nazanye reba igihe nahagarariye ihangane genda nagushatse ndakubona narebye hirya ndeba hino ndeba imbere ndeba ahantu hose aho twavuganye se ntabwo wazi ntabwo nari nezi pe so nashangazi nguhari ndahagaze mpagaze amasaha abiri yose ngo negere muri sa telefone yawe wayishyize ko naguhamagaye nakuru telefone yari yazimye ariko bizimana nisi tubonanye se dukumbuye yari kuzisubiraho ntabwo nzaba mbonye n'umuntu gahunda yagiye yubahiriza rega niba ufite ngiye gukora bihangane sibyo biriya bintu byarangiye nta kibazo nagusubira wishimye nawe useka turebe ndashaka ndamukumbuye wallahi kumenya mukumbuye se wowe uzamatsiko mfite yo kuza kukureba se ahubwo nyine nuko habayemo kariya kantu ariko wallahi nari mukumbuye cyane kumutaje umeze tese umeze neza wishimye ndishimye cyane wallahi nari mukumbuye umeze tese amakuru ni meza wumve ngo arashize iminsi myinshi nakubona none se ntabwo wamagaye kuranga kuri mutaka njyewe telefone yari yazimye niyo mpamvu ntatigeze mwitaba shameze neza kabisa n'ubwo ngo ndatuje ubwo noneho nkubonye murushijeho kumenya neza cyane ariko kubitanga ubaye mwiza ubwo binarenze cyane ariko cyane oya ntukabyinjire isanzwe umukobwa mwiza nkawe ejo bundi waramboye umunsi uramboye nk'urabaye mwiza erega niyo haba hashize isaha imwe imana uhora uri mu ishyamba uhora uri mu ishyamba nta kibazo ubundi ari isanzwe undeba wowe niyo hashira isaha ntabwo ari isanzwe nyine muragomba kuyitangaza neza ntabwo burebe inyuma iba byibura wallahi nta kibazo natitaye abantu ntabwo umuhanda we ntabwo ari uwa kera umukobwa wanjye aranze abakinanye sigihagarara mu buveni n'uduhungu sikara ko ni akahe n'ubushati bwa maya mbahebanye umva ubwiza bwawe ni umurinda mu kazi nawe wa gasore we uri kumbariza iki umukobwa none se sheri uyu ni papa wawe papa nyine papa wawe umuryango nisi utangiye kumenya sebe ubaye ubaye iki bebe urajya borakari suya ari papa wawe urabona se ari uyu nguyu wiga ikote bimeze gutya ni papa wawe shebe nawe ntugahinduke gutya
nibyo ugira make. Nese waturutse mu rugo uhebewe ko ujana wowe uruwaye ko mbona umeze ute se Phil? Umusaza utansabutse. wamwubashye nini ibyo ushaka kuzanzanira mu rugo ubu urashaka ngo inyonyo yakuze urumva utangiye kubyuzamo mu bugeni. Uyu muntu ni papa ariko Wabyumbure nkawe koko urifata iki se ko urambaza iki wowe urambaza ibi uzo kunsuzuguza Gabanyisha amahane. warenze utandiranya Umusaza wagabanyisha amahane. ushaka n'urundi rwa kabiri rero Gabanya amahane muzi. Gabanya amahane tuganire. Gabanya amahane tubiganire. ubu ubona nazo zambaye ingofero ukumva ko zakuze Ihangane ugabanya amahane. ntabwo wari gutinda. Ese ubundi wavuye mu rugo wogeje ibyo nyine nari kuzahana iminota mike ndakubagira ibisiga nkawe mbanze nkubaze urumva ufite iki muze nkaho nari meze kahise mbabona sibyo we wareka nkabanza nkamuhana nkumva ko arimo n'umusore mwiza byibura ndebe ikibazo narangije kuri mucisha wimwita umureke njye nawe turavugana nese ubundi ninde mwasezeranye ko mbona wiyambarishije utumeta viye mani iyi ntabwo ari impeta y'ubukwe niyo viye ariko njye ndi viye waso wavugishe papa wanjye neza ukareka kumusuzugura kanshi mujye tuganire viye nushaka kuganira jya uza umusange mu rugo ntabwo umukobwa wanjye iri kumuvugira iri kumuvugira utanaga ko uzagera njye nzayigerageza dutahe dutahe umbwire iki dutahe